Abakunzi ba Rwanda Actions mwese ndabasuhuje cyane aho muri hose hirya no hino ku isi. Nzi yuko mwese mukunda Rayon Sports, niyo mpamvu ngiye kubagezaho amakuru yayo arimo kuyivugwamo muri aka kanya. Twihuse cyane duhere ku bakinnyi bamaze kugurwa n'iyi kipe. Umudefaseri witwa Charles Choprao wavuye muri Classic FC yo muri Sudani, uwo yamaze gusinya ni umunyacadi. Uwitwa Matumona Wakonda Abdel nawe ni umukongomani, uyu akaba umudefaseri wasinyiye Rayon Sports. Ku mwanya wa gatatu Nkundimana Fabio wavuye mu ikipe ya Marine, uyu ni umunyarwanda. Kane uwitwa Ndayishimiye Didier wavuye mu ikipe ya Etoile de l'Est yo mu Rwanda, ni umunyarwanda nawe ukiri mutoya. Gatanu uwitwa Nshuti Nziza Didier wavuye mu ikipe ya Gorilla, uyu nawe ni umunyarwanda ukiri mutoya. Nisingizwe Christian nawe yavuye mu ikipe ya Mukura FC yo mu Rwanda. Abo ni abakinnyi batandatu bamaze gusinyishwa n'iyi kipe yambara ubururu n'umweru. Hanyuma twihuse cyane tujye ku bakinnyi bamaze kongera amasezerano. Ku mwanya wa mbere turahasanga Nshimiyimana Emmanuel Kabange, uyu ni umudefaseri w'umunyarwanda. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Ganijuru Elia akina kuri gatatu, ni umunyarwanda, aho nawe ni muri defasi. Abasezerewe ni Youssou Diagne w'umudefaseri wo muri Senegal na Chimanga Chiren Ramazan w'umudefaseri ukomoka muri Congo na Emery Bayisenge w'umudefaseri ukomoka mu Rwanda. Tudatinze rero, reka turebere hamwe abashobora kwinjira mu ikipe ya Rayon Sports. Uwa mbere ni Henry Musanga ukina kuri gatandatu, uyu ni umurundi wasoje amasezerano muri Police FC, ubu ni free agent. Uyu nawe biravugwa ko ashobora kwinjira muri Rayon Sports nk'uko nawe yabyigaragarije agashyira udutima kuri Instagram ye, ndetse n'indirimbo bigaragaza ko ashobora kuba agiye kuza muri Rayon Sports, agapostinga ashyiraho umutima w'ubururu n'umweru. Uyu nawe bigaragare ko agiye gusinyira ikipe ya Rayon Sports. Undi uvugwa ni Joseph Saki wo muri Mukura, nawe akina ku mwanya wa gatandatu, uyu nawe bari mu biganiro. Undi ni Hakizimana Zuberi wo muri Mukura, nawe ni umunyarwanda, nawe biravugwa ko agiye gusinyira Rayon Sports, baracyari muri proposal y'ibiganiro. Undi ni Eri Tatu, nawe ni umunyarwanda akina mu ikipe ya Mukura, nawe bari mu biganiro nubwo agifite amasezerano, ariko Rayon Sports yiteguye kugura amasezerano ye ikamwibikaho. Undi ni Kefa Tanga wakiniraga ikipe ya Joliba yo muri Mali, kandi nawe ni umunyamali, ni umuwinga mwiza. Uyu nawe ashobora kwinjira mu ikipe ya Rayon Sports. Murakoze cyane rero, amakuru nabagezagaho nayo, ariko sinagenda ntabagejejeho 11 byibura bashobora kwifashishwa igihe bibaye ngombwa, nk'ubu Rayon Sports iramutse itunguwe muri Sekafa se cyangwa mu yindi mikino aba yikinira mu buryo bwihuse. Mu izamu ni Kwizera Olivier, kabiri Nshimiyimana Emmanuel Kabange, gatatu Ganijuru Elia, kane Richard Charles Choprao, gatanu Wakonda Abdel Matumona, gatandatu Henry Musanga, karindwi Kefa Tanga, umunani Richard Ndayishimiye, icyenda Ndikumana Asumani, 10 Abedi Bigirimana, 11 Tambwe Gloire Ngongo. Murakoze cyane, ndabakunda. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Imana ibarinde. Ciao.